tugurisha n'aba exporter baze exporting ntago ziratangira gutanga umusaruro mwinshi uri hejuru. Yego ubone baraboneka nta no muri munsi birirwa baduhamagara ntizirazaho tugaruke tugire gute urumva ufite ari abantu bashaka amafaranga ariko batashaka guhera hasi aba exportinga ni benshi barimo hagati bashaka gufatiramo hagati aho bigeze kubyamaze gutunganywa ni benshi aho ku myaka 5 niho byibuze ubundi igiti ushobora kuba wasaruraho imbuto 800 ku mwaka. Ubwo urumva ni urebye igiti wakibarira ubwo ibihumbi 80. Igiti rero kibarira amafaranga 80. Gakuba n'ibiti 450 maze gutera. Reka dushimire abakunzi b'ICYUZUZO TV ijwi ry'ubuhinzi n'ubworozi tandukanye mu turere dutandukanye. Uyu munsi turi mu karere ka Huye, turi mu murima wa avoka urimo n'inanasi, aho tugiye kuganira n'umugabo Filimine atangire atwibwira tubwire uburyo ki voka yitabwaho, uburyo ki amacunga nayo arimo mu nce za ruguru nayo yitabwaho, ese byerera rimwe ku cyabihisemo. Ntitwakibagirwa gushimira ababigiramo uruhare nka kaminuza yo muri Amerika yitwa Purdue University ku bufatanye na Sobo Scientific Animation Without Borders bemeye kuza tugafatanya mu iterambere muri iri shuri ryo twabwe ko ari ishuri ryo mu murima mu kwigisha umunyarwanda uburyo yakihangira imirimo biciye mu buhinzi n'ubworozi. Namwe ibigo bitandukanye bifasha ubuhinzi turabasaba ko muramutse muje mukatwegera tugakorana, twabasha gukora byinshi kandi twabasha kuzenguruka igihugu, kandi mubona ko ibiganiro byacu nubwo mushobora kubyirengagiza ariko mubona ko ibiganiro byacu biri kugenda bitanga umusaruro. Mu bantu benshi tugenda tuganira mubona ko bagenda bavuga bati ICYUZUZO TV twarayimenye twayigiyeho byinshi, na Filimine nawe araza kutubwira nimba ICYUZUZO TV yarayizi atubwira ibyo yarayiziho. Bivuze ko ICYUZUZO TV ni televiziyo y'abantu bose bashaka kwihangira imirimo biciye mu buhinzi n'ubworozi cyangwa muri value chain y'ubuhinzi n'ubworozi. Muraho neza. Yego. Twongeye kugaruka kugusura. Yego, ni karibu tene. Twaje mu nanasi. Yego. Uyu munsi tugarutse tuje kwirebera ibiti byabo. Yego, ni karibu. Bimeze bite? Bimeze neza, ubuhinzi bumeze neza, buratanga icyizere. Yego. Akavura kari kuboneka. Cyane rwose imvura ihagije ku buhinzi bw'imbuto twebwe buriya nta mvura iba nyinshi. Imvura yose ku biti ibikenewe. Ntabwo imvura yangiza ibiti. Oya, ntabwo yangiza ibiti. Ibutsa abakunzi bacu ahangaha ni. Hano ni mu karere ka Huye mu murenge wa Tumba, akagari ka Cyarwa, hano ni mu mudugudu bita Ikiri. Yego. Twize ku nanasi, utubwira amakuru y'inanasi menshi. Yego. Uyu munsi tugiye kwiga kuri voka n'amacunga. Yego. N'ibinyomoro nagiye mbibonamo. Yego, nabyo birimo. Yego. Duha amakuru arambuye kubera icyo wahisemo kubikora ukanabivanga n'ubuhinzi bw'inanasi. Yego, murakoze. Ubundi buriya ubuhinzi kugira ngo bukore nka business ni nk'izindi business zose biba bisaba kubanza kubitekerezaho ukiga ukareba. Buriya rero iyo kugira ngo uzabashe gutsinda iki rugamba nuko banza kureba abandi aho batsindiwe, baba baratsindiwe hehe. Muri ubu buhinzi bwacu abantu babujyamo akenshi abakunda gucika intege. Icya mbere ni abatagira kwihangana. Icya kabiri ni plan, kuba utarakoze plan yawe neza. Ubundi akenshi ibi biti by'imbuto bitangira gutanga umusaruro igihe kigiyeyo, no kuvuga guhera ku myaka 3 kuzamuka. Ya myaka 3 nayo ntabwo ubundi uhita ubona wa musaruro mwiza nyine. Nibwo igiti kiba kigitangira kwera kiguha umusaruro muke. No kuvuga ubundi utangira kubona umusaruro mwiza byibuze ku myaka 5. Rero abantu bakunda gucika intege bitewe n'icyo gihe. Hari igihe umuntu aza
wamubwira uti avoka ziravamo amafaranga muri ubu buryo, haravamo uteye kuri hegitari watera ibi biti, yakuba yashyira muri karikiratirise agahita abona amafaranga, yabona amafaranga agahita asohoka, agahita asohoka akirukanka akagera mu gisambu agacukura ibyo bagaterekamo, yaterekamo umwaka wa mbere ugashira, kandi ubwo umwaka ushira agisora amafaranga yo gushyiramo, uwa kabiri nuko bikageza noneho ati bya bintu barambeye, agacika intege, kandi igihe cyari hafi yo kubona umusaruro, ni ukuvuga ibiryo byari bigiye kugera ku isahani abaye aribwo acika intege. Aho biba byapfiriye rero muri planning, ni ukuvuga ubundi ibi biti bimara igihe kirekire, bikamara igihe kirekire ubyitaho, kubyitaho ni amafaranga. Biba byiza rero noneho iyo uvuze ngo nimba ngiye gutera avoka turazitera ku ntera ndende, byibuze hagati ya metero 6 kuri 6 cyangwa metero 7 kuri 7 hagati y'igiti na hagati y'umurongo n'undi. Muri ya myanya isigara hagati urumva ya ntera ibikiri nini zijya gufatana ku byibuze ku mwaka wa 5. Icyo gihe rero maho hagati wa mwanya buri mupfu busa. No muri bwa butaka bwacu tuba tuvuga ngo ni butoya, biba bisaba kububyaza umusaruro bwose, ntihagire umwanya upfu busa. Niho rero nge natekereje ndavuga nti aho kugira ngo ntere igiti cy'avoka ngiye kugitegereza imyaka 5, reka ndebe ikindi gihingwa naba mpinzemo hagati. Nibwo nahisemo gushyiramo inanasi, kuko inanasi ni igihingwa cyiza ushyiramo ntacyo kibangamira ikindi, rumva cyo cyerera hasi, ibiti byo byerera hejuru. No kuvuga za nanasi zo mu gihe cy'umwaka ndaba ntangiye gusarura, zigufashe gukurikirana ni ntangira gusarura je ninzamo hano mu murima nk'abagara, nzaba ndimo ndamgariye izi nanasi. Yego, nago ibiti byitayeho, ntabyitayeho, ubwo ndimo ndabagarira inanasi, ariko ndimo ndabagarira na cya giti. Za nanasi zo zirimo zirampa n'amafaranga uko zatangiye kwera nyuma y'umwaka, ziranagarura na ya mafaranga ndimo nkoresha mu kubagara. No kuvuga ubwo nibikomeza gutyo avoka zo zizasigara ari nk'unyungu gusa, nta gishoro urimo zishyiraho, kuko igishoro kizaba cyaragaruwe n'inanasi. Aho rero bikagufasha ibintu byinshi. Icya mbere birimo biragufasha kwirinda gutegereza igihe kirekire nta musaruro, nta mafaranga urashyira ku mufuka. Icya kabiri birimo biragufasha mu kwita kuri wa murima, uko wita ku nanasi niko wita no kuri bya biti, birimo biragufasha no gutangira kwinjiza agafaranga hakiri kare, igihe kitaraba kirekire. So ni muri ubwo rwego rero nge nahisemo kubivanga, kazajya ntera ibiti byerera igihe kirekire, amavoka, amacunga, imyembe, none hasi nkashyiramo inanasi kugira ngo bikomeze bifashe muri ubwo buryo. Uyu munsi watubwiye ko ufite hegitari 6. Yego. Uyu munsi kuri hegitari 6 ufite ibiti bingana iki? By'avoka ibiti by'avoka hari igice kimwe kiriho avoka, ikindi kiriho amacunga, ikindi hari n'igice gito kiriho imyembe. Amavoka yo maze gutera avoka agera muri 450, ibiti 450, amacunga nayo ni 450, imyembe niyo mike iri mu ijana. Ariko avoka zo nzakomeza gutera n'ahandi, kuko kugera ruguru ku muhanda aho wabonye hose ndashaka yuko haba harimo ibiti, ibiti hasi harimo inanasi, nta kindi zajya mpingamo. Ibigori aho wabonye ibigori n'ibishyimbo ni by'igihe gitoya, ariko biriya nabyo bizavamo. Hose ndashaka gushyiramo umurima w'ibiti n'inanasi gusa. Yego. Uyu munsi hinga ubuhe bwoko bw'avoka? Uyu munsi mpinga twita kuri ubu bwoko bita hasi, ni varete bita hasi. Harimo n'ibiti bikeya bya fuerite, ariko hasi nizo dushyiramo imbaraga cyane. Avoka nazo zatajya gutanga umusaruro. Izi nibwo zikigira, harimo izimaze kugera ku mwaka wa 3 nk'izi ngizi twasaruyemo, ndumva tumaze gusaruramo mu kugurisha inshuro imwe, twanyuzemo passage imwe, ntago baragaruka kugira, ariko tugurisha n'aba exporter baze exporting. Ntago ziratangira gutanga umusaruro mwinshi uri hejuru. Yego. Ubone baraboneka? Nta nubwo muri munsi birirwa baduhamagara, ntizirazaho tugaruke tugire gute. Urumva ufite
ari abantu bashaka amafaranga ariko batashaka guhera hasi. Aba exportinga ni benshi barimo hagati bashaka gufatiramo hagati aho bigeze ku byamaze gutunganywa ni benshi, ariko abajya guturuka hasi ngo tujye guhera hasi nibo usanga tukiri bakeya. Avoka baje kuyisaro hano ikiro kiragihagaze gute? Babara ku kiro cyangwa babara ku gatubwe? Tugura ku gatumbwe kamwe, ubu hano bampa 110 ku gatumbwe kamwe. Avoka zaba nazo ari imari. Ni imari cyane. Kandi ucunze neza ugasanga nta nubwo zagutwaye igishoro cyinshi kuko atari zo warurambirijeho. Cyane avoka ni imari. Umuntu abibona iyo igiti kimaze kugera muri ya myaka iyo navugaga ko byibuze ku myaka 5 kuzamura, ubundi ugera kuri maximum y'umusaruro ku mwaka wa 10 kuri ibi biti bya avoka. Ariko guhera ku myaka 5 kuzamura nibwo utangira kubona umusaruro mwiza. Aho ku myaka 5 niho byibuze ubundi igiti ushobora kuba wasaruraho imbuto 800 ku mwaka. Ubwo urumva ni urebye igiti wakibarira ubwo ibihumbi 80 ari kimwe. Igiti rero kibarira amafaranga 80 gakuba n'ibiti 450 maze gutera. Kubira urumva tubibwira abakurikirana ibiganiro byacu ko ubuhinzi hakirimo amahirwe cyane ko ari ibintu na leta ishyizemo imbaraga cyane, itanabishyizemo imbaraga umuturage washonje kumuyobora biragora. Kubwira umuturage ushonje ngo natange mitiweli biragora. Kubwira nko mu minsi ishize ikiro cy'ibishyimbo kigura hejuru y'ibihumbi 2, ngira ngo byari bigoranye leta igera naho itanga ubutaka bwose butahinzwe kugira ngo tubashe kweza umusaruro uhagije, ariko tugira ngo umusaruro warabonetse, twagize n'ikirere cyiza, imvura iboneka ari nyinshi. Ngira ngo mu banyarwanda uyu munsi nta kibazo gihari, nta byacitse ihari. Badufungiye n'injanga, bari babimenyese ko ngo injanga bazifunze. Injanga bafunze ugahinga imbuto n'ubundi umunyarwanda akomeza kubaho karya neza, ubuzima bukagenda neza. Bivuze ko tugomba gukorera, iyo turi kwikorera ubu buhinzi tuba twikorera kugira ngo bituzane amafaranga, ariko unakorera n'abanyarwanda muri rusange. Urubyiruko abenshi bakunda gutinya ubu buhinzi, ntago babyumva nyine gutegeza imyaka 3, nta muri mindset ntago biraza. Nk'abazakurikirana iki kiganiro ubutumwa ubundi twisoreze. Yego murakoze. Buriya rimwe na rimwe hari igihe njya mvuga yuko abantu bajya batwigisha ibintu bitandukanye, hari igihe batwigisha cyane cyane ndavuga batwigisha kugenda mu ijuru, kujya mu ijuru iyobokamana. Nkabona hari bimwe yenda batwigisha uko bidakwiye. Mbona ahubwo nge ku bwanjye wigishije umuntu yuko naramuka akennye aribwo atazajya mu ijuru, yarahawe byose aribwo waba umwigishije neza kurusha. Kuko ubundi nuko yenda babitwigishaho igice, ubundi umukene mu mutima ngo niwe uzabona Imana. Uko gukena rero, ubwo bukene baba batwaturiraho nibwo ngira ngo ahubwo ahandi nzi neza ko bavuga yuko Imana yaremye umuntu ikamushyira ku isi kugira ngo umuntu arusheho kwigira nziza. Kugira ngo isi irusheho kwigira nziza uko wayisanze rero ntabwo uzayigira nziza uyiteraho ubukene, ahubwo wakagombye kuyirwanyaho ubukene. Buriya Imana irakuremye, igushyize ahantu, iguhaye ubutaka, iguhaye ikirere, iguhaye imvura y'ubuntu, iguhaye ibintu byose by'ubuntu. Warangiza ugasanga umuntu arimo ararira ngo yarakennye, icyamunaniye ari ugufata isuka agacukura akobo hano agaterekamo igiti. Icyo gusa nicyo Imana igusaba. Fata isuka ucukura umwobo hariya uterekemo igiti, ubundi egusha imvura izaneho ibitumbwe utazi uko bizaza, iba ari ibyikorera ibindi. Hanyuma wowe ukazajya hanyuma wowe ukazajya imbere yayo ugapfukama ngo Mana ngo narakennye, barakennye ko naguhaye byose. Ubundi ibyo nibyo umuntu yakagombye kwibaza. Uzajya mu ijuru uvuga ko wakoze iki? Ukennye kubera ko habuze iki? Ko byagenze gute?
ibyo kuvuga gutegereza ubundi se ko ubu uyu munsi kuva twatangira mu gitondo umunsi ntugiye kurangira, icyumweru kigashira, ukwezi kugashira, umwaka ukagenda, ubwo siyo ntacyo washyize hariya ubundi ubutegereje iki? wowe ngo igihe ni kirekire ngo kwera ngo bifata igihe kinini, kandi ntacyo washyize hariya nyine ngo ubu utegereje ubusa, utegereje gusa yuko imyaka igende indi igatambuka, nta kindi. Rero nibaza yuko abantu duhindura imitekerereze, twahawe byose. Tugira amahirwe mu Rwanda, dufite ikirere cyiza ku bihingwa byose, ku bintu byose, imvura irizana ntayo wahamagaye, ikirere cyiza kimeze neza, imyaka ikera, wahinyuje Imana ugatereka hariya ugashyiramo igiti ubundi ikikorera ibyayo. Numva rero twakora tugakura amaboko mu mifuka tugakora, ubundi ibyiza rwose birahari, buriya gukena ni ubushake. Reka tubashimire cyane. Murakoze cyane. Reka tubashimire cyane gukurikirana iki kiganiro. Mubonye ko yahinze avoka ndetse n'inanasi ndetse n'ibindi. Ibi byose twebwe nk'Icyuzuzo TV tubikora kugira ngo tubashe kubereka ko mu buhinzi hakirimo amahirwe, kandi iyo wakoze nyuma ingaruka z'ibyo wakoze uzibona kandi zikagaragara ari nziza, natwe mu masoko tukagenda guhaha bitworoheye. Ngira ngo mwajye mukurikirana uko ikiganiro cyagenze muri rusange. Icyuzuzo TV, ijwi ry'ubuhinzi n'ubworozi.